aka kajya tuvugana abakozi bose navuga mu cy'uburezi barakuze cyane kubera yuko Mineduc yasizeho amahirwe meza navuga ngo ku bantu bifuzaga transfer na permutation, aho babwirwaga yuko wera ku itariki 22 hagomba gutanga ikijyanye na transfer ndetse na permutation. So transfer no kohereza uko umukozi cyangwa se kubana umukozi mukamushira handi hantu ariko ubyisabiye, none na permutation no kugenda baguranura umwe akava hamwe ajya handi n'undi akava handi, wa wundi yagiye akazandi yakoraga bitewe ko nyine bahuje ibyo bakora. Aka kanya ndagira ngo none babwire itangazo cyangwa se update news zivuye muri REB nyuma yuko bashize noneho umurongo ahagaragara wo gusabiramwo, nubwo wenda hari bikinozwa neza bitewe n'impamvu runaka, ariko ndagiye tuze kubigaruka tubiganireho twakwe kuno tangazo. Ndaza kugaruka kandi babwira ku kigenda kivugwaho ku minota y'imihigo hamwe na hamwe mu bigo by'amashuri aho ari ingorabahizi, kubera yuko mu byo bavuze bigomba gukenerwa. Mineduc cyangwa se REB yatangaje yuko kugira wemererwe ari kuba byibuze barashize amanota y'imihigo muri systeme ya 2024-2025. Aha handi nyine abakozi benshi bagiye bareklama, aho wasanga benshi afite za 3 na gangahe, nkuko nababwiye ko 70% ari amanota y'imihigo mu mihigo. So ndaza kugaruka mu cyo kiganiro kugira ngo mbabwire mu by'ukuri REB irasabwa iki, Mineduc muri rusange iri gusabwa iki kugira abana bakozi bayo bakore bishimye bumva afite umutekano mu mitima yabo, ndetse cyane cyane ko hari abagiye bavuga bati kubera ikijyanye na mutation cyangwa se no kwenda hari abagiye bahabwa mutation mu buryo busa nka butunguranye, byagiye bigorana kumva yuko umuntu ashobora kubona ahantu ashaka kuzajya gukora kuko abizo by'amashuri bagiye babigiramo uruhare. Ndaza kubabwira inshingano noneho z'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri icyasaba kano kanya nyuma yuko bashize mu systeme ino gahunda ya permutation na transfer. Inyuma gatoya tubona mu kiganiro. Yes, ndakwakiriye dukurikiranye. Reka nsuze umuntu wese urahangaho kandi subscribe. Uragaciro cyane kubera yuko aho tugeze uyu munsi ni wowe wafashe umwanzuro kwa natwe, ariko nawe ndashimira abantu basanzwe babana natwe kuri nation bumvikana byacu bigiye bitandukanye ko tunyuzaho muri ayo masaha. Ni by'agaciro kwa natwe tuba twishimye kandi tubashimira ubufasha bwose muduha, haba inkunga mu mitekerezo, inkunga mu bijyanye no kubaka ino platform mu buryo bwizewe cyangwa se bukomeye. Byose turabishimira cyane. Reka mvuge ngo aho uri hose wumva uri mu Kinyarwanda ndagushuhuje, ariko n'utacyumva na musona ko tugira ngo amakuru ya cyangwa se update news zacu busesenguzi bigiye butandukanye bugere kure cyane hashoboka cyangwa se hifuzwa. Nkuko natanye bibabwira uyu munsi tariki 23 nkuko REB yarabitangaje yuko gwera ku tariki 22 ubwo hari kuwa mbere abakozi bose bo Mineduc buje ibisabwa bashaka kuba basaba ikijyanye no kwimurirwa aho bakoraga ku bushake bwabo, akaba ari uburyo bukorwa mu buryo bwa intano na extano. Bagiye batangaza yuko muri intano muri system uzajya urasangamo aho ushobora kuba wasaba, noneho kandi igihe byanze bashaka andi mahirwe ya kabiri kuvuga ngo extano ushobora kwemererwa. So navuze ibintu byinshi cyane bisabwa, ndetse tugaruka ku itangazo bari batanze ryasobanuraga neza ku kijyanye no kuri no transfer na permutation, ndetse tubahana requirements ibisabwa byose ku mukozi wese wuzuza ibisabwa kugira ngo abone no permutation. Hari abagiye batanga ibitekerezo bisa nkaho bikakaye cyane bakavuga ati REB cyangwa se Mineduc muri rusange agomba gufasha bano bantu bamaze igihe kirekire basaba mutation cyangwa se no akatuvuga wenda permutation cyangwa transfer babisaba muri system ariko bikanga kubera ko nyine babura imyanya. So nababwiye neza yuko REB cyangwa se Mineduc ifite abakozi barenga 100,000 hejuru y'100,000, byumvikana ko nabakozi benshi cyane, kandi tuvuze wenda ngo kimwe cya kabiri cyabo baba bashaka kuva aho bakora bajya hafi y'imiryango yabo cyangwa se kwegera aho babona opportunities zigiye zitandukanye. Ushobora kuba wenda ufite business hano runaka, ushobora kuba ufite wenda kujya kwiga hafi y'umujyi. So hari impamvu nyinshi ushobora gutuma wenda usaba transfer cyangwa se ukaba wasaba permutation n'undi mukozi ubarizwa mu site y'uburezi. None nabwire ko ino gahunda ikorwa muri systeme y'abantu bahuje career cyangwa se bahuje qualification bakora umwuga umwe. Tuvuge nimba ukora kuri poste runaka ugomba kugurana n'undi muntu ukora kuri iyo poste kandi muhuje qualification. Kuba nimba umuntu afite AD ntabwo agurana n'ufite AE, nimba ufite AE ntabwo agurana n'ufite A0. AD aguranura n'undi ufite AE, AE nawe akaguranura cyangwa se akayihererekanya cyangwa se akabisikana n'undi ufite AE, A0 nawe ikaba gutyo paka gahunda yose ibikoze. Ibi byose bikorwa muri intano cyangwa se imbere mu karere, ariko Mineduc ashiraho n'andi gahunda
yuko wenda byakorerwa hanze y'akarere. Ni ibintu biba bitegerejwe cyane, abantu bavuga ati noneho reka turebe ko badushyira ho wenda facilities zatuma dukora akazi kacu neza. Ariko mu myinshi ishize twagiye twumva anavuga ati iyo utabonye iyi transfer cyangwa se implementation ku bushake mu bigo by'amashuri, usanga hari amakimbirane agiye atandukanye, ugasanga uri mu nzu cy'ishuri gusabiye imitation dukunda kwita imitation indiscipline, ndetse ari imitation itaniza ko bayiguha nk'igihano, bavuga ko bakwimye bitewe n'amakosa wenda kwaga ku kigo cy'ishuri nawo ubarizwamo, bagateka tumwime tumushyira ahandi hantu, bakuvana hafi y'urugo bakakujugunya kuri y'urugo. Mu minsi yasize mabizi ko cyagiye bavuga ngo bagiye gusaraganya timetable, udafite PO zigera ku 42 mu cyumweru abe yashakirwa ahandi hantu arabona ikigo cy'ishuri kimufasha kugira ngo neza period. Aha naho twagiye tubona abantu benshi batandukanye bagiye babona kijyanye n'izi imitation zitunguranye, kubera ko nta wundi buryo systeme yari yubatswe uko yabigendaga. So haribazwa kano kanya ese mu by'ukuri noneho bano bantu umwaka ushize bashize mu kirere bagahabwa akazi kure y'imiryango yabo, niba barongera kuza kubona ikijyanye na permutation cyangwa se transfer bakava ahandi bakajya hafi y'imiryango yabo, kubera ko n'ubundi baba kuri hafi y'imiryango yabo babajyana kure y'imiryango yabo. Ni ikintu kibazwaho mu bakozi benshi batandukanye. REB nk'ikigo gishinzwe uburezi bw'ibanze ndetse n'ushinzwe management ya REB muri rusange, iki kintu ni ikintu bisa nkaho gikomeye, kuko igihe umukozi afembwa amafaranga tuvuge 100,000 munyemerere ntanga urugero nubwo ntavuze amafaranga yo kuri bahembwa bano bakozi, aba hafi y'umuryango ahandi ashobora guca imboga akarya, ndavuga Nyabutongo, ashobora guhinga ikijumba akarya, bitewe yuko nyine murazi ko ibiciro ku masoko byagiye bizamuka cyangwa se birahenze, ukaza kumufata ukamutandukanya n'umuryango wiwe afite abana runaka cyangwa se afite abantu yitaho, ukamujyana kuri y'umuryango akajya noneho hahandi ashobora kuba yatega amafaranga cyangwa se yaba muri geto cyangwa se yakodesha inzu ya kabiri. So urumva ya mafaranga mutungaga agiye gutunga ingo ebyiri, biraza ku ikibazo kiremereye cyane. Mwagombye guhera kuri no bantu bafite ibibazo bikakaye cyangwa se biremereye cyane, kuko n'ibintu byo byatuma wenda abakozi muri rusange bakora bafite akazi. Uyu munsi hari kujya muri system nyuma ko bafunguye uno muyoboro, wenda abantu basabe transfer cyangwa se permutation bagasanga wenda hari tegenda neza. Hari impamvu nk'esha tushaka kujya mbabwire, kandi na REB ishizeho umuco, kubera yuko requirements za mbere nababwiye no kugomba kufite profile yawe iri updated, washizemo igisabwa cyose kijyanye n'iyo system kugira ngo nyine ukorerwe ino service. Ibimaje kwirangira bareba kandi kantu kajyanye n'amasomo. Navuze yuko iyo umuntu akora permutation cyangwa se transfer, cyane cyane kuri permutation, nuko umuntu mujye kuguranura aba afite ibihuje n'ibyo ufite muri system. Nimba wigisha mate, undi muraguranura agomba kwigisha mate kandi afite qualification nk'izawe cyangwa se degree nk'iya cyangwa diplome nk'iyawe. Ibi birasobanutse cyane. Ariko ugusanga umuntu umwe wenda wize imibare muri system arabasha kwigisha physique. Ibi rero REB yabihaye umuco ndetse ibaha n'umurongo mwiza, iravuga ati bano bantu guhura n'iyi gahunda turaza kubafasha gute, ejo batazavuga ngo ni REB yabigenjeje nabi cyangwa se wenda yabigizemo uruhare kutabona permutation cyangwa se wenda ngo babone ino transfer. So yahaye rero ubutumwa bugenewe abadirecteri, abakozi bose muri rusange, aho yavuye abadirecteri yuko umukozi wese wari Mineduc wifuza ko yasaba zino services ziri open guhera uyu munsi, cyangwa se umukozi wese yumva ko afite service azasaba, ariko akatubisabwa by'umwihariko bana bafite subjects bigisha zitari muri system ya TMS, Teacher Management Information System, kuko nimwe bikorerwa no gusaba nimwe bikorerwa, bagomba gutegera abayobozi by'amashuri babo bagasaba directeur yuko benjira muri SMS nka directeur, noneho akamwasigningaho ano masomo ari gushaka gusabira invitation. Kuko reka nk'urugero rufatika wenda muraza kuvuga muri comment nimba ari byo, ariko mbere ko nkomeza kandi like nimba kibanye natwe ugiye muri commentaire tubwire ko byumva. Hari ubwo wenda tuvuga wigisha kwigisha social cyangwa se science cyangwa se linguistic muri primaire, ugasanga wenda directeur wahagera bitewe n'impamvu ze bwite na management yuko abyumva umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cyangwa umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wungirije ufite mu nshingano, ugasanga baguhaye wenda kujya muri nursery. Muri nursery buriya warabasenede kwa wigisha muri lower primary cyangwa se upper primary, biragoye cyane gusanga ya masomo bakwasanenzeho muri lower primary cyangwa upper primary ari ufite muri nursery school. So bivuze yuko uno muntu arasabwa kuba afite neza ibihuje n'ibyo ashaba kuzajya kwigisha ahandi hantu. Aka kanya rero Mineduc cyangwa se REB nabo bakwana bose kaba basabye abadirecteur gufasha bano barimo kubashiramo zino subject cyangwa se ana masomo akenewe kugira wenda bigende neza. Biragaragara yuko wenda hari hamwe urasanga noneho abantu badirecteur bajya gufungana umutwe nk'umuyobozi
bafunga umutwe bati ntabwo tugusha amasomo kubera yuko wenda batifuza yuko uno muntu yabona facilities cyangwa se yabona permutation cyangwa se transfer, ugasanga bagufunganya umutwe. Ibi birashoboka, ariko nanone nk'umuntu uri professional ndatekereza atakora ino kosa. Mufasha abantu bakozi banyu bagende haze n'abandi bazi bafashe abana b'u Rwanda bishimye kandi abakozi nabo bwabo bishimye. So nayamagezeho ana makuru avuye ibukuru, ariko nanone ingenzi kuri twese cyangwa se kuba turagwanda bose bumva bafite aho bahuriye na Minisiteri y'Uburezi, bumva bakunze uburezi muri rusange, bakunda quality of education. Nagira ngo mbatangarize ano makuru ari update, wenda ku bindi biganiro baza kugenda bikurikira tugenda tubaha update news cyangwa se amakuru agezweho. Ndagusaba kubana natwe, kandi kubana natwe no gukomeza ukanda subscribe ku niba wayikanda, ubana natwe usharinga, ukanda kuri comment tubwire ko byumva. Bye bye. Iyi ni chaîne yanyu, nanjye nka umuhungu wanyu, ariko nkongera no kuyobora. Niba ushaka kutuvugisha mu buryo bwa private cyangwa umwihariko, bya muri description y'icyo kiganiro ureba iyo nimero, utwandike kuri WhatsApp, ndatekereza duhita tugusubiza mu gihe kitarambiranye, kandi igitekerezo cyawe ni nyamirwa, turagishimiye cyane. Rero mu biganiro turakunda cyane.